Yesu nashimwe cyane bene data, Yesu nahimbazwe, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hirya no hino. Uyu ni wa munsi mwiza, umunsi Imana yaduhaye ngo tuwunezererwemo kandi ngo duhore tunezerewe iteka ryose. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, umwami Imana duhana umugisha. Ni wa munsi duhurira kuri wa murongo wacu wa Mumuriza TV, umunsi wo guhumurizanya, kubwirana iby'urutse umutima, kujya inama, gukomezanya mu rugendo kuko rutoroshye. Urugendo ntabwo rworoshye, duhuriramo na byinshi, biruhanya ni byinshi, ibidusitaza ni byinshi, ibitunaniza, ibituma tunyoterwa ni byinshi, ariko nje kukubwira ngo humura, Imana irakuzi kandi ntabwo izakureka, ahubwo izabana nawe iteka ryose kugera ku mpera y'isi. Kandi impera y'isi rega ni cya gihe umunsi wawe wageze, umunsi wawe nugera nibwo bizaba byarangiye, ariko tukagira umunsi tuzongera tugahurira imbere ya data twese. Yesu nashimwe cyane. Rero nje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rigufi cyane, cyane mvugana n'abashakanye, mvugana n'abagiye gushaka. Ndagira ngo mwakire ihumure. Erega ihumure turikura mu ijambo ry'Imana, gukomera tubikura mu ijambo ry'Imana, imbaraga tuzikura mu ijambo ry'Imana, kubaka neza tubikura mu ijambo ry'Imana. Ni ukuri nkubwije ukuri, wubakiye ku ijambo ry'Imana ntabwo wanyeganyezwa. Imiraba iraza, intambara zikaza, ibibazo bikaza, ariko byose ntacyo bizagutwara iyo ushikamye ku ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mbifurije Saint Valentin nziza aho muherereye hirya no hino, ababonye umwanya cyangwa se ababishoboye mukabwirana ngo ndagukunda. Ni ukuri ibyo bintu tubikora buri munsi, ubwirijwe kuba wakabaye ubikora buri munsi cyane. Ubwo ndavuga ku bakundana, umugabo n'umugore, cyangwa se barimo bateganya gushaka, uba ukwiriye kubwira mugenzi wawe ngo ndagukunda. Mwabyuka ukamubwira ngo mwaramutse, mwasinziriye neza, ndagukunda. Ibyo ukabyitoza bikaba ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndakubwira impamvu ugomba kubimubwira. Erega uwo muntu ni wowe, uwo muntu ni mugenzi wawe, mbese ni umubiri wawe. Niyo mpamvu rero utagomba kubwira ukuboko ngo reka use niba kwababaye, kwa kundi uryamira ukuboko kukababara, kukabyuka kutameze neza, nubyiteho. Birashoboka se uragukanda ukakuzunguza ukareba se kwabaye iki? Nuko rero ukwiriye kugenzereza mugenzi wawe. Ntabwo ukwiriye kumufata gutyo gusa ngo ubaduke wirukanka utamubwiye ngo waramutse. Oya, ibyo ntabwo ari byo, ntabwo tubyemeranywe. Rero mukomeze mugire ibihe byiza, mu abishimye kuri Saint Valentin, mukaba mwagize ibihe byiza, mwasohotse, mwahanye amakado. Ni ukuri Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ikomeze kubagirira neza. Abatabonye umwanya cyangwa se n'abatabiha agaciro, ni ukuri mwese nta cyaha muba mwakoze, ariko uha agaciro mugenzi wawe. Ese n'iyindi minsi isanzwe ujya umuha agaciro? Niba udaha agaciro, wenda vuge ngo Saint Valentin nanjye reka nyubahirize nk'abandi. Ese n'iyindi minsi isanzwe basi ujya ufata akanya ukamugurira ka gift, ukamugurira impano, ukamubwira ngo ndagukunda mukundwa mwiza. Yesu ashimwe cyane. Reka ibyo tuye tubibwirana buri munsi. Nubona akantu keza utekereza mugenzi wawe ukamuhereze, bitakuvunnye, bitakugoye. Erega uwo muntu ni Imana yamuguhaye. Nubwo tugera hagati tukavuga ngo twaribeshye, ariko burya ayo ni amajwi y'umwanzi. Uko ni ugukora k'umwanzi, ntabwo ari Imana ibikoreye muri wowe. Ayo magambo tujya tuvuga ngo naribeshye ko mugenzi wawe yaguhemukiye, naribeshye, sinarebye neza, baranshutse, yomba naramenye. Yuba waramenye, ni ukuri uba warabajije Imana kandi Imana ikaguhitiramo neza. Niyo mpamvu rero twifuza cyangwa tugira inama abakobwa n'abahungu bakiri bato bateganya gushaka ngo nyamuneka mugende buhoro, nyamuneka akariro gake na feri, nyamuneka banza ubaze Imana. Ejo ntuzavuge ngo iyomba naramenye. Oya, ntuzavuge ngo baranshutse, ntuzavuge ngo kanaka yarambwiye ngo ni umukobwa mwiza, ni umusore mwiza. Oya, tujye twihitiramo, ushake wihitiyemo. Niyo ugiye bikanga, nta muntu uciraho urubanza uvuge ngo kanaka yaranshutse. Oya, kubera iki? Ni wowe uba wihitiyemo ku giti cyawe. Yesu ashimwe cyane. Ariko n'umwanzi nagushuka akakugirira nabi, agatuma hari icyaha ukorera mugenzi wawe, gira umwete wo kwihana, gira umwete wo gusaba imbabazi. Bakundwa bene data, ntihakagira umuntu wemera gusenya urugo rwe, ntihakagira umuntu wemera ko umwanzi amusenyera,
kuko niyo amaze kugusenyera ajya hariya akaguseka ngo nubireba ngo dore ukuntu byamugendekeye ngo mbese amagambo menshi cyane amwe murabizi bijya biba hanze ahangaha. Nimukajye mwemerera umwanzi agutandukanya n'uwo wakunze, wa wundi ugeze gukunda ukumva n'ubuzima bwawe rimwe ugeze kumukunda uravuga uti nagufite sinabaho, tutabanye sinabaho. Icyo kintu mujye mukizirikana. Nubibwira umuntu ujye uzirikana iryo jambo wamubwiye, nanaguhemukira uzirikane yuko hari umunsi wigeze kumubwira uti ni wowe wenyine undutira abandi bose. Yesu nashimwe cyane. Ubwo rero aho mwakoreye ibirori, umwami Imana akomeze kubanezeza. Ibyo birori mwakoze mubikore biva ku mitima yanyu, mutaryarya mutabeshyana. Izo ndabyo muhana ni ukuri mujye muhora muzihana uko bukeye uko bwije uko mushobojwe. Yesu nashimwe cyane. Hari ijambo rigufi yangira ngo dusangire ry'Imana, umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana wowe n'umugabo wawe, wowe n'umugore wawe. Ese wa musore wowe uteganya gushaka, umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni uwuhe? Wihubuka, wikwirukanga ntacyo kwirukanyije, ahubwo banza uvugite umugambi w'Imana ku buzima bwanjye ni uwuhe? Ngiye gushaka Imana yifuza yuko nzagirane, yuko nzakora iki. Yesu nashimwe cyane. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe nk'umugabo n'umugore ni byinshi cyane pe. Iby'Imana yifuza yuko uzakora ni byinshi, ariko reka nkubwire icyambere ni ukugira ngo tugaragaze kubaho kw'Imana, tugaragaze ishusho y'Imana muri twe. Ukubona abona ubumana, ukubona abona ingeso nziza z'ubumana. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo twororoke, noneho urubyaro rwacu turukuze turutoza inzira y'ubumana, nabo bazagire umurage wabo n'abazabakomokaho bavuga bati dufite Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero kugira ngo ibyo byose cyangwa se umugambi w'Imana tuwugereho, hari ikintu tugomba kuba twakoze mbere na mbere. Icyo ni ikihe? Turagisanga mu gitabo Itangiriro ibice 2 ku murongo wa 24. Ni ahantu hagufi byonyine ngira ngo tuganire kuri ako kantu. Haravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Yesu nashimwe cyane. Ngo nicyo gituma umuntu asiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Uwo muntu ninde? Ni umugabo. Azasiga se na nyina azabane n'umugore we akaramata. Bivuga ngo uzasiga. Ese wakwibaza ngo impamvu ngo muri iki gihe zirimo zisenyuka, impamvu turimo duhura n'ibibazo bitandukanye, impamvu turimo duhura n'ingorane nyinshi cyane mu ngo, noneho bikafectinga n'abana, ni iyihe mpamvu? Ese wari watekereza ngo narasize? Ese hari ikintu naba narasize muri jewe? Ese yangeso wari ufite ukiri umusiribateri warayisize? Ese bya bikorwa wakora gukira umusiribateri warabisize? Ese bya bindi byose wahaga agaciro cyane mu buzima bwawe warabisize ujya kubana na mugenzi wawe? Kuko iyo ugiye kubana na mugenzi wawe hari ibyo ugomba gusiga, hari ibyo ugomba kurekura, kuko ngo mugiye kuba umubiri umwe. Haleluya. Bivuga ngo ntabwo ukiri umwe, ntabwo ukiri wenyine, ntabwo ukigenga. Hari ijambo ry'Imana tubwira ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Yesu nashimwe cyane. Niba ugiye gushakana n'uwo mugabo, niba ugiye gushakana n'uwo mugore, ntabwo ukiri wenyine ngo wigenge. Ntabwo umugore yakubaza ngo ese uri hehe uvuge ngo ntabwo nshinzwe. Ntabwo umugabo yakubaza ngo ese madamu ko watinze ngo ariko uranshinzwe, ndaza kuba nahandi umuntu mukuru. Ayo magambo avugwa n'umuntu wakoreshejwe na Satani. Ntabwo mugenzi wawe yakubaza ngo uri he ngo umusubize nabi. Oya, mu by'ukuri ntabwo uba ukwiriye kumusubiza nabi. Mu by'ukuri uba ukwiriye kumubwira neza, ukamubwira uti natinze. Nta nubwo uba ukwiriye gutegereza ngo azaba aze kukubaza ngo ese watinze he. Oya, uba ukwiriye no kubimubwira muri avance, ukamubwira uti rero mukundwa, ntabwo ndi buze kare, twagize inama ABCD, ntabwo ndi buze kare, hari aho naciye, hari gahunda twagize ku kazi. Ukaba mwabiganiriye, edayeri mukwiriye no kubwirana umunsi wose ukuntu biri bugende. Ugahaguruka umutware wanjye aze ati madame agiye mu kazi, nava afite izindi gahunda ari bujyemo ABCD, noneho uburyo nunatinda bitari bumbera ikibazo. Ibyo ngibyo ni communication. Iyo utavugana na mugenzi wawe, n'iyo uhuye n'ikibazo namenye uko agusengera. Ese ubundi mujya musengerana? Ujya ufata kandi ugasengera umugabo wawe, ugasengera umugore wawe? Ese ubundi wamusengera utazi gahunda ze, utazi imiterere y'akazi ke? Ntabwo mpamye ko byashoboka. Yesu nashimwe cyane. Mugerageze muganire, tugerageze twumvikane, tugerageze tubwizanye ukuri. Ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata.
wa mugabo niba warasize iwanyu hanyuma kubera iki utega amatwi bene wanyu, kuki utega amatwi abavukanyi bawe bigatuma bigusenyera urugo? Wa mugore we niba warasize umugabo akaza mukabana akaramata, ese kubera iki utega amatwi bene wanyu, kuki utega amatwi inshuti zawe zigatuma usenya urugo rwawe? Ntabwo bivuze ngo usige bene wanyu we kubafasha, bafashe rwose unabagira inama, ubasapotinga mu buryo bwose, ariko be kugusenyera. Mama wawe cyangwa papa wawe kubwira ngo ari kuri ya mugore wazanaga wamuzanaga ureba hehe, nawe wa mukobwa wawe cyangwa wa mudamu we nawe wanyu be kubwira ngo ari kuri ya mugabo ubundi wabonaga muzabana. Hanyuma niba bikubwira nawe ngo ubiha agaciro, ubitega amatwi kandi ubigendereho, nibikabeho ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata. Bivuga ngo yubanye na mugenzi wa karamata, uwo ako karamata kawe niko uha agaciro mbere na mbere, kuko niko mugiye kuzabana iteka ryose. Rero iyo udahaye akaramata kawe agaciro, lazima igihe kirashika mugatandukana. Kubera iki? wananiwe gusiga inshuti zawe zikugira inama mbi, wananiwe gusiga bene wanyu bagushuka ngo ari kuri ya mugore wazanye bitera katinze kubyara buriya warebaga he, ese bimeze bite? Ayo magambo yose yaduhura nayo hanze akadukomeretsa bitewe nuko twananiwe gusiga. Ndakubwiza ukuri, wahaye agaciro umugore wawe, wahaye agaciro umugabo wawe, nujye gushurashura n'umuca inyuma, ntihagire umuntu uca inyuma mugenzi we, ukama agaciro nkaguha agaciro, tukajya inama y'ibyo tugiye gukora. Ni ukuri twakuzuza umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ese wabuze umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Babyeyi nimuhaguruke dufashanye, tugira inama urubyiruko, tugira inama abakobwa n'abahungu, tubabwire umugambi w'Imana ku buzima bwabo, tubabwire icyo Imana ibifuzaho. Ese wavuga ute, se njyewe ubwanjye ko nta muntu wabimbwiye nkaba nubatse, ubwo ni Imana yakugiriye neza. Ariko mureke tujye inama bakundwa, niba uri umugabo, niba uri umugore, ukaba mu rugo rwawe hari bitagenda, isuzuma uvuga uti ariko nta kintu naba narikoreye nkatwara mu rugo rwanjye. Bene wanyu niwaba batega amatwi kuruta uko utega amatwi umugabo wawe, niwaba utega amatwi bene wanyu wa mugabo we kuruta uko utega amatwi umugore wawe. Ndagira ngo ubwire ngo nimureke, nimusige, siga ibyo bintu byose. Bene wanyu bafashe, bene wanyu biteho, bene wanyu rwose mubagirire neza, ariko uha agaciro uwo mwashakanye. Yesu nashimwe cyane. Niba uwo mwashakanye yifuza yuko mubigenza mutya, mutega amatwi, umuha agaciro. Numuha agaciro nawe azakaguha, kandi muzahuza umugambi wo kubaka, noneho bitume na wa mugambi w'Imana ku buzima bwacu usohozwa neza. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Uwo mugambi w'Imana yaremye ku buzima bwawe kugira ngo uzabyare umwana hari uzaba runaka Imana izakoresha iby'ubutwari, nuko uzabanza ugasiga, ukagira ibyo usiga, ukabana n'umugabo wawe akaramata, mugahuza umutima, ukamugira inama, kuko Imana yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ngo Imana irangije umuremera umufasha umukwiriye. Nje kukubwira ngo siga wa mubyeyi we, siga wa mugore we, siga wa mugabo we, nimusiga ibyo bintu byose bituma bibasenyera ingo. Siga izo nshuti zawe zigushuka ngo uwo mugore ari ku bundi kuki umutega amatwi. Siga wa mugore wowe izo nshuti zawe zikubeshya ngo ariko umugabo wawe akaba yagiye ngo ntawe ujye ugenda, ngwino twisohokere. Reka nkubwire, ibyo byose barabikubwira ariko baragushuka, kuko iherezo nyuma ya byose uzabazwa. Hari ibyo uzabazwa, hari ibyo nzabazwa. Ese ibyo nzabazwa niteguye kubisubiza? Yesu nashimwe cyane. Ndibaza ngo ese ni iki gituma urugo rwanjye rutagenda neza? Ese nihaba hari ibyo nimukanye nkabanega amatwi inama z'abantu hanze bangira nkazishyira mu rugo rwanjye? Ese wenda nihaba hari icyo nikoreye nakuye iwacu nkaba naragitwaye? Ese nihaba hari character cyangwa se imyitwarire nikoreye nkaba narayitwaye iwacu, wenda iyo ngiye akaba ariyo irimo gutuma urugo rwanjye rusenyuka cyangwa rutagenda neza? Isuzume nanjye nisuzume. Nitumara kwisuzuma turaha agaciro abo twashakanye. Yesu nashimwe cyane. Impamvu udatega amatwi uwo mwashakanye, hari ikindi buri bo wateze amatwi, hari ibindi bo wahaye agaciro. Burya impamvu ujya kubwira umugore ukamubwira ngo ariko ungendeho kubera iki, ariko umbaza aho natinze, urabona ndi umwana wawe, ntabwo ndi umwana ntukajya umbaza aho natinze. Reka da, ayo magambo abavuye kwa Satani, ayo magambo abavuye ku mwanzi, kandi ayo magambo ni lazima bazagusenyera. Iyo utabaye maso, iyo utabaye maso, utabereye amaso urugo rwawe, uvuge utereka ndwane ishyaka ry'umuryango wanjye, ndwane ishyaka ry'umugabo wanjye, uhagarare mu cyuho cy'umucyo aho umugore wawe yakabaye ari cyangwa abana bawe, uvuge utereka mpagarare ndwane ishyaka.
igihe kiragera urugo rugasenyuka kubera iki? Habuze umuntu uriserukira, habuze umuntu uruvugira, habuze umuntu uhagarara mu cyuho ngo azibe hahandi ubona harimo hasenyuka. Yesu nashimwe cyane. Ese waba warasize ngo bombi ngo bakaba umubiri umwe? Yesu nashimwe cyane. Ese umubiri wabwira ukuguru kwasitara bakubwira ngo ibyo birakureba, amaboko akavuga ntabwo ndi bufateho, ntibishoboka. Ese ijisho ryababara ryatokorwa niufateho vugita yiwe hagira umuntu nabara nokore, bibaho se? Ntabwo bishoboka. Umutwe wakurya amaboko nazamuke ngafateho, oya ntabwo bishoboka. Ni gute se ubwira umubiri wawe ngo ntabwo nshinzwe? Ni gute ubwira umubiri wawe ngo ntabwo ndi umwana wawe nukajya uncunga? Ni gute ubwira umubiri wawe ngo ariko uzahora unsabiriza? Ni gute umugore wawe agusabiriza? Mbese kuki utegereza ko umugore wawe agusaba? Kuki utibwiriza ukamuha? Waruzi iki ijambo ry'Imana rikubwira? Mugabo uzi iki ijambo ry'Imana rikubwira? Mureke dusobanukirwe umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Hari icyo Imana yavuze ku mugore, hari icyo Imana yavuze ku mugabo. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo urye wa mugabo uzatutuka, uratutukira ndetse uratutukira umuryango wawe. Rero tutuka ugaburira uwo mugore, ugaburira umugabo. Wa mugore we nawe ite ku rugo rwawe, gandukira umugabo wawe. Yesu nashimwe cyane. Iyo ni inyigisho tuzasubiraho ikindi gihe, ntabwo nshaka kuyinjiramo, ariko mu by'ukuri hari inshingano wahawe wa mugabo we, nawe wa mugore hari inshingano wahawe. Buri muntu agerageje guhagarara mu nshingano ze neza, mbabwije ukuri yuko urugo cyangwa se umuryango wagira amahoro, umuryango wanezerwa, n'abana tubyaye banezerwa, abana tubyaye bagubwa neza, abana tubyaye bagira amahoro. Ntabwo abana baba victim, ntabwo abana baba ingaruka z'ababyeyi babo kutumvikana. Mubyeyi siga. Yesu nashimwe cyane. Niba hari aho ibyaho bigeze wumva bigeze hanyuma ku mwisho, ndakwingiza ngo usuzume urebe ese ninde nyirabayazana. Buri muntu niyisuzume. Burya ikitwica no kuvuga ngo kanaka niwe wabiteye, kanaka niwe ubizana. Oya, wireba kanaka, banza wirebeho. Yesu nashimwe cyane. Wisuzume nk'umugabo uvuga utari ko naba nasize inshuti. Ese kubera iki ncinya mu mugore wanjye? Ese kuki muhemukira kano kageni? Ese kuki mubabaza kano kageni? Ese ni haba hari ibyo wikoreye? Ni haba hari ingeso mbi wikoreye wakoraga kera ukiri umusiribateri ukazitwara mu rugo rwawe? Namwe basiribateri mushaka gushaka, ndagira ngo mbabwire, nimusige. Gira ibyo usiga, ibyo wivurugutamo, ibyo ngibyo ni ukuri bisigiye kugira ngo umugambi w'Imana uzasohozwe ku buzima bwawe. Bakundwa bene data, ndabingize kugira ngo twubahe ijambo ry'Imana, hanyuma tujye inama, tuganire, twibaze ngo mbese umugambi w'Imana ku buzima bwanjye ndawusohoza gute? Ese urubavu rwanjye cyangwa umubiri wanjye ndawubashye, ndawubahishije? Ese mugenzi wawe iyo ugiye kumuca inyuma ukagenda ugakosa cyangwa ugakora biriya byose ukoze, ukongera ukaza, ubwo ukimuhaye agaciro? Nta gaciro kaba kagihari. Mu by'ukuri mureke twubahane, hagaciro uwo mwashakanye, hagaciro uwo mugiye gushakana. Uvuge uti tuzabana karamata, agiye kuba umubiri wanjye, nawe ni umubiri wanjye. Twubahane kugeza igihe imanda izavugira, kugeza ubwo Kristo azagarukira. Bakundwa, hagaciro mugenzi wawe. Hanyuma no kuri Saint Valentin nibigera, uzaba ufite impamvu yo kubikora. Ariko uzi kuba ufite uwo mwakundanye, mwanabyaranye cyangwa se muteganya kubyarana, hanyuma ukajya gukorera undi muntu Saint Valentin, ukajya kumuhereza indabyo, ukajya kumugurira amakado, birababaza. Nawe ubimenye yuko babikoreye abandi byakubabaza. Ese hari impamvu yo kubabazanya? Ese hari impamvu yo guhemukira mugenzi wawe? Ko mwagiye gushakana mwese mukundanye, buri umwe yahisemo mugenzi we, buri umwe yumva mwishimiye, wumva ari nta wundi muntu waruta uwo muntu. Ese twakwisuzuma. Yesu nashimwe cyane. Rekeraho gutunga urutoki umugore wawe, rekeraho gutunga urutoki umugabo wawe, ahubwo ibaze ngo niki nakora kugira ngo nsige, niki nakora kugira ngo nezeze uwo twashakanye, niki nakora kugira ngo nezeze uyu mugore, nezeze uyu mugabo. Ibyo nubiha agaciro, ibindi byose uzaba ubitsinze. Rekeraho gutega amatwi inshuti zawe, rekeraho gutega amatwi abavukanyi bawe, rekeraho gutega amatwi abo mwiganye cyangwa abo mukorana. Kenshi tubonamo inshuti nziza, kenshi tukabonamo n'inshuti mbi. Ntabwo ari ko abantu bose bagukunda bakwifuriza urugo rwiza, si uko abantu bose bagukunda bifuza yuko babona utera imbere uko bukeye ko bwije. Ni bakeya. Gerageza gusobanuza Imana, gerageza kuganira n'uwo mwashakanye, mujye inama mwuzuzanya. Niyo waba umurusha amashuri, niyo waba umurusha ubwenge, yewe niyo waba umurusha igikundiro cyo hanze,
ariko kuba mwarabanye byonyine biha agaciro uvuga uti Mana ndagushima kubw'uyu mugore, ndagushima kubw'uyu mugabo wamaye, makumwubaha kandi mwubahishe. Numwubahisha Imana nawe izakubahisha kandi izabahana umugisha mwembi muzagubwa neza. Yesu nashimwe cyane. Rero nejejwe nuko iri jambo rigiye kutwubaka, iri jambo rigiye kuduhindura, iri jambo rigiye kugira icyo rikora mu buzima bwacu. Wisuzuma nanjye nisuzuma, usuzuma abana bawe, usuzuma abaturanyi, usuzuma inshuti zawe, ugira inama abakuru uruhande bose, babandi bagiye gushaka, gerageza ubabwire. Nukuri bajya bavuga ngo nawe uhanage uwugenda, ariko reka wowe gerageza umubwire na cya gihe nibigera bikamubaho azavuga ati we yomba naramenye mwumva inama za runaka, yomba naramenye wa muntu wambwiraga nkabyumva. Bene data mureke tubwirane ibyurutse umutima, mureke duhugurane, mureke tubwirane ibyiza, hanyuma Imana ishobora kugenda ikajya muri uwo muntu wabwiye amagambo meza ikamuhindura kandi bikatubera umugisha twese. Yesu nashimwe cyane bakundwa. Ndabakunda kandi ndabifuriza ibyiza, ndabifuriza kubaka ingo zanyu zigahama, ndabifuriza kugubwa neza mu ngo zanyu, ndabifuriza kumvikana kuri buri kintu cyose ugiye gukora. Baza uwo mwashakanye, nugakora ikintu uvuga uti njyewe ndabizi ibyo nkora ndi perfect cyane ukumva yuko byose ubisobanukiwe. Oya nibikabeho, ahubwo tujye tujya inama, niyo kaba ari akantu gato, niyo kaba ari akantu gatoya cyane hasi y'ibindi. Nukagira ikintu ukora utabanje kugisha inama uwo mwashakanye, uzaba umuhesheje agaciro, yumva yuko nawe afite uruhare mu buzima bwawe cyangwa se mu buzima bw'umuryango wanyu. Hanyuma bituma abana bacu bakura bakunda Imana, bakura bifuza gukiranuka nk'uko ababyeyi babo bakiranuka. Yesu nashimwe cyane. Reka tubabere urugero, tubabere icyitegererezo. Yesu nashimwe. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, atwarire muri mwe mu byo mukora byose, mukomeze guhabwa umugisha na Data. Shalom shalom.